mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Soso TV show, ndabashoboje kandi mbaye ikaze ni mudukurikiye muri mu Rwanda, muri hirya no hino ku isi, amahoro y'Imana abane namwe. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabashishikariza gukora subscribe, mwebwe mutarayikora muhageze ari ubwa mbere, namwe mwayikoze kandi Imana ibaha umugisha, turabashimiye. Tugiye kurebera hamwe tunumva amajwi y'abapasiteri, abamama pasiteri yagiye ku karubanda, yagaragaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga guys, ngo kubera ibintu byaje by'iki gihe ngo bya pasi, pase zigiye kuba pase zarikoze. Bantu mudukurikiye rero, nk'uko mubyumva mu majwi yabanje, urukundo rwa Asiya rwose rwari urukundo rushyushye rumeze neza, ndagukunda, I love you honey babe, ariko ibyabo byaje kumenyekana, byaje kugaragara ko hagati ya Asiya na Mutesi hajemo agatotsi. Ntabwo umubano wabo uri kugenda neza muri iyi minsi, bitewe n'amagambo atari meza Pastor Mutesi ari kuvuga kuri Asiya, avuga ngo ni umugore mubi, ngo ni umugome, ni igisambo, mbese ngo nta keza ke. Mu minsi yashize kandi aba bamama bombi bari inshuti bameranye neza, aho umwe yabaga ari n'undi yabaga ari uko, dore ko hari ibiganiro bimwe na bimwe mama Asiya yagiye akorera ku binyamakuru bigiye bitandukanye, bagira icyo bamubaza ati ninde wireferaho, ninde muntu wumva wakubera role model, Asiya ati mama Pastor Mutesi ndamukunda, ni umumama mwiza, ni umubyeyi mwiza, mbese ni umujyanama mwiza cyane. Dore ko ubwo yajyaga mu rukiko, Uwanyana Asiya ari we wamubereye marene. Ababwiye ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. Urumva ko nshaka kuza gufata irembo, bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose, bishobora no kuba mu cyumweru gitaha. Ndaje mbitekerezaho. Ibitekerezo urambwira ryari? Bya ntabwo nkubwira uno munsi. Urambwira ryari? Uzambwira Ku cyumweru kino kivemo. Reka kino cyumweru kivemo mbitekerezaho neza. None se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere warabyemeraga? Niko nshaka kubanza kubitekerezaho, nyuma yo kubitekerezaho ndakubwira. Pasite Ncyekera y'umugore, izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize Pasite, ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe, umugore uzi neza ko ukeneye urukundo sha Pasite, akakuzanaho uburyarya. Ariko ngewe ubu maze kukugarukira, umugore uzashaka nujya umbwira ngo Pasite ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. Buriya maze kukugarukira, ibintu byose wagezeho dote, burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha, ahubwo uba ufite impamvu. Umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya, iyo bamubeshya arabimenya. Pasite, umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga. Nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza, Pasite, turakundana bya hatari, urumva tunagera na kure pe. Rimwe aza kumbwira ngo mute, niba wari uzi gukina, kuki wafashe amagambo nk'ariya ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kure?
akoya naje no mu Rwanda azana n'abana kunsura tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana ariko mubona akadefo sha pastor ntapfa kwihanganira urumva akadefo ko gutoranya abana mbona ntabwo bizavamo ndabireka umva twagiye no mu rugo yagiye yujuje imodoka ibintu umugabo mwiza we umurundi urumva ntanamukwereka pastor ambwira iryo jambo umutima urandya nkweretse namuhaye amarikodi ndira namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo musaba imbabazi umutima wanjye uratuza twibanira mu mahoro n'ubu n'umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe n'umujama wanjye n'umuntu wanjye ako nyene nawe yarafushye cyane kubera Rusagara akajya yirirwa yenda mva akora amarorerwa n'ibiki byose nawe Rusagara apfiriye namwemye umwanya yaje mu Rwanda aje yirijije agira gute wapi nanga mva ntiyambona rwose ndamukwepa arinda asubirayo yarambuze urumva namubonye ako kantu ko kurobanura abana pastor umugore uzi ibintu wamukoreye agakinisha umutima wawe noneho nkubwire buriya defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye nubwo yapfa akazuka kubeshyera Imana irashaka kusubirana na wa mugore wawe uteko n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo nta n'isoni yarangiza akajya kubeshyera Imana akuvugisha gake k'iki se karuko nawe uri umunyantege nkeya utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya umusaza we se weke pastor igihe nunambwira ko n'inshyi cyatanu waye musaza we tuzibarangura njye nawe abantu barakubonye shono baragutoraguye bakubonye iki bazi ko nyine musaza we se yakuvaho kandi azi ko wari buzajya umuhemba ku kwezi vakumugegera uwo musaza utaramwicaje ngo amuhana amubwira ati kuki uriya bintu by'umugabo kandi uzi ko mutazabana abo bagore barabona bazakora business yo kurya amafaranga y'abagabo bagakira habona impamvu banirwa mu bibazo n'ibyo barimo bibahombera bigira gute kumbi n'udufaranga tw'abagabo bariye babamazeho amafaranga pastor Imana izajya indengera nzabaho sinzabaho nabi sinzasa nabi Uwiteka azajya ndengera abana banjye baziga nzarya neza nzambara neza mutesi sinzigera nangara ku gasi Uwiteka wenyine azibuka yuko nta muntu kwisuri kurira ko namubabaje ko nariyibye uyu mugore yarambabaje pastor yarambabaje ku rwego harabura gatungo usibye gusiba nimero ye harabura gatungo nananyandikira nzamuboroka ntabwo nkunda umuntu ukomeretsa umutima w'undi muntu guhemukirwa biraryana urukundo ruraryana umuntu ugukunda akaguha igihe cye biraryana none akaguha ibyuya bye akaguha pastor ntanyo kugira nta bashiki bawe ugira ari amafaranga ntiwayabahereza biriya byose wamuhaye ntiwabibaha ubuse niwo uzajya uhora uhinga biribwa n'inyoni niwo uzajya uhora ukorera ubusa ibaze nk'ubadodo bamenye nk'ibi bintu none inkuru yabakimamo muri Burundi hose ko umugore yakuriye ibintu yagize gute angeza akanyishyiramo ngo naravuze ngo ndamukwangisha ngo mvuga ngo umugore w'abana bamwe ngo akwisubiraniye na Dodo aranamaze niyo mane mbabaremba numva mva niba rero umuntu ubabaza pasiteri we wagira ngo noneho wagira ngo uzinze icyo wampaye barumva namesa nkanika nkajugunye pastor ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye y'abatata twese we unsengere pe none jondi nasibye na nimero ya siya unsengere pe reka mbwire pastor si nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingenge no kujya ngendana n'ibirara by'abagore nzi ngo n'abantu bazima hari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye babatata we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rega ribabaza anabeshya nta na gahunda afite kubana nawe koko pastor koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta na gahunda afite ariko ushaka kwirira amafaranga mfa nkubwire sinzamubabarira pastor nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira
azibane nzibana. Umuntu ukinisha umutima w'undi akagutwara umwanya umwe, akagutwara umwanya wawe, akakubabaza yarakuririye n'amafaranga. Buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo, nakumaza umunsi turara tureba, twirirwa tureba, ariko mba mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye. Urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo. Njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye. Pastor, ninkubwira ko umuntu w'umugabo yampaye ikintu nkacyakira, ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana, usibye shitani yakwizanira ubwe, ariko uzamenye ko ubwo tuzabana. Koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana, ndakwinginze Uwite, buri wese ujye umuha ibihwanye n'ibyo yakoze. Oh my God. Guys, aha ho Pastor Mutesi yarengereye cyane cyane. Nizere ko mwebwe mudukurikiye mwumvishije amagambo ava mu kanwa k'aba bapasiteri dukunda dukurikirana umunsi ku wundi, batubwira ijambo ry'Imana, batubwira ko Mana Nyagasani, batubwira ubutumwa bwiza. Guys, nizere ko mwayumvishije, nizere ko namwe mwumvishije yuko ari amagambo atabereye abashumba baba baragiye inama. Natwe tukabakunda, tukabakurikira, tukajya kubatuzaho ngo Imana ngo badusabire imbabazi ku Mana. Ewana, ni ikibazo gikomeye. Aho twamugaye. Abakunzi ba Soso TV show, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntakirangiriye. Mwakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane cyane cyane, ariko Imana ibakunda kuturusha. Bye.